bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nyuma y'iminsi 40 urugendo rutagatifu twakoreye muri iki gihe cy'igisibo, uyu munsi dutangiye icyumweru gitagatifu. Ni icyumweru kitwinjiza mu byishimo bya Pasika. Ni icyumweru kidufasha guhimbaza neza Pasika ya Nyagasani. Iki cyumweru kiba icyumweru gitagatifu kuko kitwegereza kandi kikatwinjiza mu ibanga rikomeye ry'umusaraba, ububabare, urupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Iyi Pasika yacu rero itangizwa n'iki cyumweru twita icyumweru cy'amashami cyangwa se icyumweru cy'ububabare bwa Nyagasani. Kuri iki cyumweru twongera guhimbaza Nyagasani Yezu Kristo, mwana w'Imana, yinjira i Yerusalemu ashagawe n'imbaga nyamwinshi. Batubwira ko ngo Yezu Kristo yinjira i Yerusalemu aherekejwe n'imbaga nyamwinshi. Abantu benshi baje kumusanganira, bakagenda barambika imyambaro yabo aho yagombaga kunyura, nawe yicara ku cyana cy'indogobe maze yinjira muri Yerusalemu, bose bamushagaye bamuha amashyi n'impundu ngo nasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, Ozana mwana wa Dawudi. Ibi byose ni bitwumvisha ko Yezu Kristo yinjiye i Yerusalemu mu byishimo. Muri Bibiliya yose ni ubwa mbere tubona aho Yezu Kristo yemera kwakira ibyubahiro ku mugaragaro. Yicara ku cyana cy'indogobe, bamusasira iyo myambaro, bagenda baririmba ngo Ozana mwana wa Dawudi. Bitwereka ko Yezu Kristo yinjiye i Yerusalemu azi neza ko agiye kurangiza ubutumwa bwa se, ubutumwa bwo gucungura isi. Ibyo akabikora ku bushake bwe, abikora yishimye kuko yari azi neza ko agiye gucungura isi yose, yari azi neza ko agiye kurangiza ubutumwa bwa se. Ibyo rero abikora yishimye, ndetse ni nayo mpamvu nawe atwibwira mu Ivanjili ya Yohani ngo rega ubuzima bwanjye nta ubunyaga, ni njye ubutanga. Yabutanze abishaka rero atagononwa, yinjiye i Yerusalemu agiye kurangiza ubutumwa bwa se, yishimye, abantu bamushagaye, imbaga yose imuha amashyi n'impundu. Kuri iki cyumweru bakita icyumweru cy'amashami kuko nk'uko natwe hirya no hino tuza kugihimbaza twitwaje amashami. Ngo aho Yezu Kristo yanyuze bamusasiraga imyambaro yabo ndetse n'ibiti by'amashami. Natwe uyu munsi dufite amashami, dushagaye Yezu Kristo, twerekeza i Yerusalemu aho agiye kurangiriza ubutumwa bwe. Bakristo bavandimwe, tubifurije icyumweru cyiza. Umuntu wese uza guhimbaza iki cyumweru cy'amashami atwaye ishami arijyana akarigeza iwe mu rugo, twumve ko atari umuhango gusa, ahubwo aya mashami twitwaje ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo niyemeje guherekeza Yezu Kristo i Yerusalemu, niyemeje kumufasha kurangiza neza ubutumwa bwa se, ari ubutumwa bwo gukiza iyi si, bwo kwanga icyaha no gukomeza kubaka ingoma y'Imana mu bantu. Uyu munsi rero utubera umunsi w'ibyishimo, natwe dushagare Nyagasani Yezu Kristo twitwaje ayo mashami yacu, tumufashe tumuherekeze kwinjira muri Yerusalemu, twiyemeza kuvuga ngo niyemeje guherekeza Yezu Kristo i Yerusalemu, kumufasha kurangiza neza ubutumwa bwa se, nanjye niyemeje kuba igikoresho cyubaka ingoma y'Imana mu bantu. Uyu munsi kandi kuri iki cyumweru cy'amashami baraza kudusomera Ivanjili y'ububabare, babyita n'icyumweru cy'ububabare bwa Nyagasani kuko turazirikana by'umwihariko ububabare bwa Yezu Kristo kuva Getsemani, kuva agambaniwe n'uwo yari yatoye, maze abakuru b'abaherezabitambo n'abafarisayi ndetse n'abayahudi bagashakisha uburyo bajya kumurega, haba kwa Kayifa no kwa Pilato, kugeza aho baza kumucira urupfu, umucira urubanza, bamubamba ku igiti cy'umusaraba, ari naho yatangiye ubuzima bwe, maze ku munsi wa gatatu aza kuzuka. Iki cyumweru rero bakita icyumweru cy'ububabare bwa Nyagasani kuko bidufasha kongera kuzirikana by'umwihariko agaciro k'ububabare mu buzima bwacu. Mutagatifu
Tereza w'umwana Yezu niwe bitubwira ati umusaraba n'ububabare ni inzira umwana w'Imana yanyuze, ni inzira umubyeyi Bikira Mariya yanyuze, abatagatifu bose banyuze, ni inzira natwe tunyuramo kugira ngo tubashe kurushaho nyine kwiyunga na Yezu Kristo. Ntawe uzuka atapfuye, nta Pasika itabanjirijwe n'igisibo. Uyu munsi rero uradufasha kuzirikana ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristo, ariko natwe tuzirikana n'ububabare bwacu n'imisaraba yacu, tumusaba imbaraga zo kugira ngo tubashe kubyakira, twumva ko ijambo rya nyuma ntabwo ari umubabaro, ijambo rya nyuma ntabwo ari umusaraba, ijambo rya nyuma nizuka tuziziza kuri Pasika. Mbifurije rero icyumweru gitagatifu cyiza, kizatubere koko icyumweru cyo kwegera ubwiza bw'Imana, kongera kuzirikana Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, tuzirikana ububabare bwe, ariko kandi tuzirikana nabo bose bakibambanywe na Yezu Kristo ku musaraba. Ubu turi aha ngaha hari benshi babaye hirya no hino, mu gihe cy'igisibo twabonye akanya kurushaho gukora ibikorwa bitagatifu, twegera kuri abo bose bababaye bakibambanywe na Yezu Kristo ku musaraba. Iyi minsi mitagatifu idufashe kurushaho kongera kuzirikana abo bose no kuzirikana ku babare bwacu bwite, maze iyi Pasika itubere Pasika y'imigisha, itubere Pasika y'ibyishimo. Iki cyumweru rero tuziziza iminsi 7 yose, ariyo minsi y'icyumweru gitagatifu. Kuwa mbere mutagatifu, kuwa kabiri mutagatifu no kuwa gatatu mutagatifu, tuzazirikana cyane aho amasomo azatubwira ku gahinda ka Nyagasani Yezu Kristo, aho yagambaniwe n'umwe mu bo yari yitoreye, mu bo yari yakunze. Tuzazirikana cyane ku ubugambanyi bwa Yuda. Yuda ashakisha inzira zose zo kugambanira Yezu Kristo, wari wamutoye ngo amufashe. Iyi minsi izatubere natwe iminsi yo kurushaho kongera kuzirikana ku bugambanyi rimwe na rimwe natwe bujya butubaho, nk'uko bari abantu baherekeje Yezu Kristo Yerusalemu bagendaga baririmba ngo Ozana mwana wa Dawudi, nahabwe ikuzo uje mu izina rya Nyagasani, nyamara ntihaciye kabiri usanga bari bo bavuga nanone ngo nabambwe nabambwe nabambwe. Iyi minsi ni iminsi yo kongera kudufasha kuzirikana kuri izo ndimi ebyiri rimwe na rimwe ziranga kamere muntu. Mwanya umwe ukavuga ngo Ozana mwana wa Dawudi, undi mwanya ukavuga ngo nabambwe nabambwe. Tuzirikana kuri uwo mutima wa muntu rimwe na rimwe umutima w'ikigumira habiri. Iyi Pasika tugiye kwizihiza idufashe kurushaho kwanga icyaha, kwanga ikibi, kwanga sekibi, wo ngo dushuka kuba twagambanira bagenzi bacu, twagiriye nabi watugiriye neza, kwitura inabi watugiriye neza. Nibyo tugiye gusaba muri iki cyumweru gitagatifu kugira ngo koko iyi Pasika itubere Pasika y'ibyishimo, Pasika y'imigisha. Kwa mbere rero, kwa kabiri no kwa gatatu tuzazirikana nyine ubwo bugambanyi bwa Yuda, ariko tuzirikana n'ubugambanyi bw'abavandimwe bacu n'ubwacu bwite. Usanga hirya no hino abantu bagambanirana, usanga rimwe na rimwe abari abakristo duhana amahoro mu kiliziya, twagera hanze ugasanga dutangiye kugambanirana cyangwa no gukora ibitari byiza. Iyi minsi nitubera iminsi mitagatifu, iminsi yo kongera kuva mu cyaha, kongera guharanira ubutagatifu, kongera kurushaho kuba abakristo, maze koko tuzazukanye Nyagasani Yezu Kristo, kandi tuzabashe kugira ubuzima bushya dukesha Yezu Kristo wapfuye akazuka. Nyuma rero y'iyo minsi wa mbere no wa kabiri no wa gatatu tuzinjira mu cyo twita inyabutatu za Pasika. Mu Kilatini bavuga Triduum Pascal. Ni iminsi 3 itwinjiza by'umwihariko mwiyobera n'ihame rya Pasika. Ni uwa 4 mutagatifu, ni uwa 5 mutagatifu, ni uwa 6 mutagatifu, utwinjiza mu gitaramo cya Pasika, hanyuma tukizihiza na Pasika ya Nyagasani tuziziza kuri iki cyumweru. Ndabasaba rero bakristo bavandimwe kugira ngo iyi minsi y'inyabutatu ni iminsi ikomeye mu buzima bwa Kiliziya, ni iminsi ikomeye mu buzima bw'umukristo, mbahamagarira kuzarushaho kwibamo n'umutima usukuye, kwibamo mwese, kuyibamo n'imbaraga zanyu zose, kugira ngo koko iyi minsi n'iyi Pasika ntibizadusige nk'uko byadusanze, ahubwo bizasige buri wese ateye agatambwe mu butungane no mu butagatifu. Duhereye rero kwa 4 mutagatifu, kuri uwa 4 mutagatifu twizihiza imihango 2, na amasakramento 2, ni isakramento ry'Ukaristiya ndetse n'isakramento ry'ubusaserdoti. Bazabitubwira ko Yezu Kristo ari budupfire, nibwo yaremye Ukaristiya. Mu kurema Ukaristiya arema n'ubusaserdoti. Ni amasakramento 2
yegeranye, kuko kugira ngo tubone ukarisitiya nuko tuba dufite abasaseridoti. Uyu munsi rero ku wa kane mutagatifu haba misa mu gitondo ku cyicaro cy'umwepiskopi bita misa y'amavuta, aho umwepiskopi akikijwe n'urugaga rwose rw'abasaseridoti bo muri diyoseze batura igitambo hamwe bashimira Imana, bazirikana kuri rya sakramento ry'ubusaseridoti, ariko kandi bakanazirikana no ku masakramento matagatifu atwinjiza mu buzima bw'abana b'Imana, aduhindura. Niyo mpamvu bayita misa y'amavuta, kuko muri icyo gitambo cy'ukarisitiya umwepiskopi aha umugisha amavuta y'abigishwa, amavuta y'abarwayi, hanyuma agaha n'umugisha amavuta ya kirisima tuzakoresha mu mwaka wose mu gihe cy'amasakramento matagatifu. Nyuma y'inyigisho, mbere yuko aho umugisha ayo mavuta, umwepiskopi abanza guhamagara abasaseridoti bose bakamukikiza, maze bagasubira muri ya masezerano yabo yo kwiyegurira Imana no kwemera kumvira umwepiskopi wabo. Uyu munsi bakristo bavandimwe ku wa kane mutagatifu turabahamagarira kugira ngo muzongere muzirikane ku basaseridoti banyu, mubasabire, mubashire mu masengesho yanyu, mubakunde. Abasaseridoti bacu iyo tugize Imana tukagira abasaseridoti beza, nitwe tubyungukiramo ko twungukiramo umugisha w'Imana. Abasaseridoti rero nabo kuri uwo munsi basubira mu masezerano yabo, biyemeza kumvira umwepiskopi no kurushaho gukomeza wa murimo Yezu Kristo yabashinze wo gutagatifuza imbaga, wo kuyigisha, ndetse n'uwo kurushaho nyine kubabwiriza ijambo ry'Imana no kurushaho kubaka ingoma yayo mu bantu. Kwa kane mutagatifu abazabishobora muzajye kwifatanya n'umwepiskopi muri katedrali ya Saint Michel, ahazaba misa izatangira 3:30. Aho umwepiskopi n'abasaseridoti bose bazatura icyo gitambo bita igitambo cy'amavuta, ariko kandi tunazirikana isakramento ry'ubusaseridoti, aho bazongera gusubira mu masezerano yabo, hanyuma natwe tuzakomeza kubasabira kugira ngo ubuzima bwacu bwose bukomeze kuyoborwa n'Imana. Kuri uwa kane mutagatifu ku mugoroba twizihiza uwa kane mutagatifu, ariwe twita isangira ritagatifu, isangira rya nyuma rya Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ibihe byegereje ngo Yezu Kristo yakunze abe ngo bakunda kugeza ku ndunduro. Uwa kane mutagatifu muri iyo misa yo ku mugoroba nibwo tuzirikana iremwa ry'ukarisitiya, ngo ari budupfire, ngo yafashe umugati arashimira, arawumanyura, awuhereza abigishwa be, ababwira ati iki ni umubiri wanjye, nimwakire murye, ndetse afata n'inkongoro ya divayi ayiha umugisha, arayibahereza ati nimwakire munywe, iki ni amaraso yanjye agiye kubatangirwa kugira ngo abakize ibyaha byanyu byose, ngo mujye mukora ibyo byose munyibuka. Bakristo bavandimwe, nta gushidikanya ko Yezu Kristo yagiye asangira n'abigishwa b'inshuro nyinshi, ariko iyi nshuro yo uyu munsi wa kane mutagatifu ari rurangiza, kuko muri iryo sangira ritagatifu nibwo yabihaye wese, nibwo yabahaye umurage, kuko yari azi neza ibyari bigiye kumubaho. Yari azi ko isaha ye yegereje, akaba agiye kugambanirwa, akaba agiye kwicwa, ariko abasigira umurage. Umurage yabasigiye ni umubiri n'amaraso bye, kugira ngo bazabane nawe iteka ryose, bazabane bamwibuka kandi bamuzirikana, bizababere ifunguro ryabo rya buri munsi. Kuri uwo munsi kandi Yezu Kristo aratubwira ati mbahaye itegeko rishya, nta rindi ni iryo gukundana nk'uko nabakunze. Bazaturirimbira ya ndirimbo twese tuzi iti mbahaye itegeko rishya, ni iryo gukundana nk'uko nanjye nabakunze. Kuri uwa kane mutagatifu tuzirikana by'umwihariko urukundo rw'Imana Data yaturemye, urukundo rw'Imana Mwana watwitangiye akadukunda, akatwiha wese, aduha umubiri n'amaraso bye, ngo bijye bitubera ifunguro ryacu rya buri munsi, ariko kandi tukazirikana n'urukundo rwa bagenzi bacu. Ndabakangurira abakristo bavandimwe kugira ngo uyu wa kane mutagatifu uzadufashe kuvugurura urukundo rwacu. Buri wese azabashe kwisuzuma, cyane cyane hahandi rwa rukundo rwe rwatangiye gukonja, rwaba urukundo rw'Imana, rwaba urukundo rwa mugenzi wawe, wa muntu mufitanye akantu, wa wundi muhura rimwe na rimwe inzoka yo mu nda ikabyuka, wa wundi rimwe na rimwe wumva ijwi ry'ikumba umusatsi kuvuyeho.
iyi minsi izatubera iminsi yo kongera gutakambira Imana, uyongere duhe imbaraga yayo. Iyi pasika idufashe kongera kwigiramo urukundo rw'Imana n'urwa bagenzi bacu, maze tubashe kubaho koko mu mahoro no mu byishimo bya Nyagasani. Uyu wa kane mutagatifu tuzongere twibuke ko Ukaristiya ari ibeshejeho Ukaristiya. Umukristo udahabwa Ukaristiya, uwo mukristo afite ikibazo gikomeye cyane. Ni nko kuvuga ngo navuga ngo ikisenga ni nk'agasururu katarimo ifu kaba kabaye amazi. Maze rero mu kwizihiza wa kane mutagatifu twizihiza Ukaristiya ntagatifu, tuzazirikana no kuri abakristo bose badahabwa Ukaristiya kubera impamvu zitandukanye. Hari abifungiye amasakaramentu, hari abayafungiwe, hari n'abandi mbese bataramenya ijambo ry'Imana, hari n'abandi bagihuzagurika mu kwemera. Abo bose tuzabazirikane, twumve ko Ukaristiya ni ifunguro ryacu, ni ifunguro ry'umukristo rigomba kutubeshaho, ko umukristo utarihabwa abagize icyabura, tukamufasha kugira ngo nawe abashe kongera gushakisha uburyo bwose yahabwa umubiri wa Kristo. Kuri wa kane mutagatifu, muri iyo misa ya nimugoroba y'isangira ritagatifu, habamo umuhango ukomeye wo koza intumwa ibirenge. Ni umuhango Yesu Kristo yakoze ashaka kugaragaza rwa rukundo akunda be. Nubwo yari umwigisha wabo, yemeye guca bugufi aboza ibirenge, ari ikimenyetso cyo kugira ngo uko kwicisha bugufi natwe kuzajye kuturanga. Niba Yesu Kristo umwana w'Imana yemera guca bugufi akoza ibirenge by'intumwa ze, ni kangahe twebwe dukwiye guca bugufi no kugira ngo tubanire neza abavandimwe bacu, tubashe kumenya kuborohera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tuzabona ko n'umusaseridoti cyangwa umwepiskopi azoza ibirenge by'abagabo 12 bazaba batoranyijwe. Muri iyi minsi hari aho ugera aho ngaho ugasanga bashyizemo n'abagore, ariko mu by'ukuri muri Kiliziya Gatolika tuzi ko Yesu Kristo yatoye intumwa 12, abatora ari abagabo, abohereza gukomeza umurimo we, bitavuze ko yarasuzuguye n'abandi n'abagore cyangwa n'abandi muri icyo gihe, ariko Yesu Kristo niko yabigenjeje. Ni nayo mpamvu mubona ko kugeza n'uyu munsi muri Kiliziya Gatolika isakaramentu ry'ubusaseridoti rihabwa abagabo. Ntabwo ari uko dusuzugura abagore kandi turabubaha cyane, ntabwo ari uko tudashaka kugira ngo nabo bagire imirimo mu Kiliziya, oya, nuko ni tradition, ni umuco, tugashaka gukomeza wa muco Yesu Kristo yatangiye atora abagabo 12 abashinga ubwo butumwa bwo kugira ngo bazajye bakomeza kubaka ingoma y'Imana mu bantu, bamamaza hose ibyiza bya Nyagasani, batagatifuza imbaga y'Imana. Nta mpamvu rero yo gukomeza rimwe na rimwe kuvanga tujya mu ntambara zango turwane kuki abagore badahabwa ubupadiri, kuki bitagenda gutya na gutya. Kiliziya iha agaciro gakomeye umugore kandi natwe turamwubaha, ariko mu gukomeza wa muco na ya tradition Yesu Kristo yatangiye, naho ngaho nyine dukomeza kubona ko ari abagabo habwa isakaramentu ry'ubusaseridoti. Ni nayo mpamvu no mukozi ibirenge uzasanga twatoranyije abo bagabo 12 bazatoranywa, abagabo b'inyangamugayo, kugira ngo bikimenyetso nyine kitwibutsa cya kimenyetso Yesu Kristo yakoze cyo kuboza ibirenge, natwe tubashe kozanya ibirenge hagati yacu, tubashe gufashanya, tubashe guca bugufi, maze ubuzima bwacu busheho kunogera Imana. Wa kane mutagatifu, igitambo cya misa gisozwa no gushengerera isakaramentu ritagatifu rya Yesu mu Ukaristiya. Iyo misa ihumuje haba umutambagiro, tugatambagiza isakaramentu ritagatifu likajyanwa aho ryateganirijwe. Iyo tuhageze tujyana turirimba indirimbo z'Ukaristiya, akenshi turirimba ya ndirimbo ngo huguka uririmbe ibisingizo by'Ukaristiya ntagatifu, twibuka iremwa ry'Ukaristiya, twibuka iryo funguro Yesu Kristo yadusigiye. Hanyuma twagera aho ahateganirijwe gushyirwa iryo sakaramentu, tukashengerera akanya gatoya. Kariya gaheba Kristo bavandimwe ndakabahamagarira twese kuri uyu wa kane tuzafata uwo mwanya wo gushengerera Yesu Kristo mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Ni igihe gikomeye cyo kwifatanya na Yesu, kuzirikana cya gihe yamaze muri Golgota, agenda asenga azi neza ko ibimutegereje bitoroshye, amara akanya agenda arasenga muri Getsemani. Natwe rero tuzafata akanya ko gushengerera, dushengerere Yesu Kristo mu isakaramentu ritagatifu. Ni kwa gufatanya na Yesu Kristo, gutaramana nawe,
aho ngaho muri Getsemani, aho yari ategereje ko umugambanyi Yuda nawe yarazanye baza kumugambanira. Muri kiliziya duteganya ko ishengero rikorwa kugera mu gicuku nko mu masaa 6 z'ijoro, noneho abakristo bagataha bagakomeza kuzirikana iryo sengesho rya Yezu Kristo igihe yari i Getsemani asenga, ariko afite umutima ushavuye kubera ibyari bigiye kumubaho, kandi bitewe ndetse bigizwemo uruhare n'uwo yikundiye n'uwo yitoreye. Nguko uko tusoza uwa kane mutagatifu, ni muri iryo sengesho ryo gushengera, ni muri uko kwifatanya na Yezu Kristo muri Getsemani, dutegereje bigiye kuba kwa gatanu mutagatifu, ariko kandi bikatubera n'akanya kurushaho kuzirikana aho bose bashavuye, aho bose baremerewe, kugira ngo iyi Pasika nabizabere Pasika y'imigisha. Kuwa gatanu twizihiza uwa gatanu mutagatifu. Tugira n'amahirwe ko mu gihugu cyacu ni umunsi w'ikiruhuko, ikiruhuko rusange. Turashimira leta yacu yaduhaye kugira ngo ako kanya baduhe ikiruhuko rusange gifashe abakristo bose kwizihiza uwa gatanu mutagatifu. Mu cyongereza bawita Good Friday, mu gifaransa akaba ari Vendredi Saint. Ni uwa gatanu tuzirikana ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristo, inzira yakoreye igorogota yose, ubwo yaje kugambanirwa bakamukorera igiti cy'umusaraba, inzira y'umusaraba yose yanyuze kugeza aho bamubambye ku giti cy'umusaraba, maze akahapfira urupfu rw'agashinyaguro, kandi ari umwana w'Imana wari waje muri iyi si kudukiza. Uwa gatanu mutagatifu bakristo bavandimwe, tubibutse ko ni umunsi w'umwihariko wo gusiba, ni umunsi w'umwihariko wo gusenga, ni umunsi w'umwihariko wo kuzirikana inzira y'umusaraba, umusaraba wa Yezu Kristo n'urupfu bye. Ni umunsi wo kugira ngo twifatanye n'abo bose nabo bakibabaye, n'abo bose bari hirya no hino bakiremerewe n'umusaraba yabo. Ahenshi mu makiliziya, mu maparuwasi, usanga bakora inzira y'umusaraba mu gitondo. Bakristo bavandimwe bahana Gikondo, turabahamagarira kugira ngo kuri wa gatanu mutagatifu tuzifatanye n'abakristo ba Archdiocese yacu yose bakora urugendo rutagatifu rw'inzira y'umusaraba rukorerwa ijari. Duhera muri kariya gace ka Gasyata n'abakristo bose ba diocese, hanyuma turi kumwe n'umwepiskopi wacu n'abasaserdoti bacu, tugakora inzira y'umusaraba tugana ijari. Ni uburyo bwo kongera kuzirikana uwo musaraba, kongera kuzirikana ububabare bwa Yezu, inzira y'umusaraba yanyuze ajya kuducungura, ajya kudukiza. Iyo dukora inzira y'umusaraba nk'uko twabivuze, ni isengesho rikomeye ryo kugira ngo twiyunge na Yezu Kristo ku musaraba we, tumusabe natwe aduha imbaraga zo kwakira imisaraba yacu, tumusabe aduha imbaraga zo gutwaza abandi imisaraba cyane cyane abaremerewe, ariko kandi tumusabe n'ingabire yo kwirinda kubera abandi umusaraba iyo bafitira bahagije. Kwa gatanu mutagatifu rero uzatubere umunsi wo gusenga, umunsi wo kuzirikana ku musaraba wa Yezu Kristo, umunsi wo kurushaho kwifatanya n'abandi. Abazabishobora bazajye ijari, ariko natwe muri paruwasi yacu guhera saa 7 tuzakora inzira y'umusaraba mu kiliziya nkuko dusanzwe tuyikora muri iki gihe cy'igisibo, kugira ngo twitegure neza kwinjira mu iyobera n'ibanga ryo gatanu mutagatifu. Byose rero birangira ku isaha ya 9. Ku isaha ya 9 muri Kiliziya Gatolika ku isi yose twizihiza ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristo. Kuri uwo munsi nta misa iba, ahubwo haba imihango yo gatanu mutagatifu. Muri iyo mihango rero hatangira ijambo ry'Imana. Muri iryo jambo ry'Imana ku isi yose dusoma ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristo uko bwanditswe na Yohani. Twongera kumva inzira y'umusaraba Yezu Kristo yanyuze, uko yagambaniwe n'uwo yakunze, ndetse uko yaje gufatwa agafatwa nk'igisambo, bakamukorera igiti cy'umusaraba, bakamwambika ikamba ry'amahwa, bakamukubita, bakamuciragaho, bakamugirira nabi. Inzira y'umusaraba yose yanyuze kugeza aho bamubambye ku giti cy'umusaraba, ndetse ari naho yaje gutanga ubuzima bwe. Muri iyo nzira y'umusaraba harimo byinshi tuzirikanamo, ariko tuzirikanamo cyane agahinda yagize ubwo yahuye na nyina ahetse umusaraba. Bamukubise ubona atagifite uburanga, kandi ntacyo azira ibyaha byacu. Tuzirikanamo Simoni Umunyasireni
wamufashije gutwara uwo musaraba, natwe bidufasha kugira ngo tujye tumenya gutwaza abandi umusaraba, tumutwaze umusaraba, dutwaze n'abakristo n'abandi bose baremerewe. Tubonamo umugore witwa Veronika wabaye intwari cyane, akaza amuzanye igitambaro, abonye ukuntu amaraso adudubiza ibyuya byamurenze, akamuhanagura mu maso, nubwo bwose yari ruharwa yatereranywe, Veronika akajya kumuhanagura icyo amuhanaguza igitambaro, nawe akamusigiramo kado, amusigiramo ishusho ye. Tubonamo abagore b'i Yerusalemu bamuriraga, tubonamo ukuntu bamubambye ku musaraba, ukuntu yaje gupfira ku musaraba, ndetse n'ukuntu baje kurutsa umurambo we bakawuha umubyeyi Bikira Mariya kugeza naho ashyingurwa mu mva azira ubusa. Uyu munsi wa gatanu mutagatifu wa Kristo bavandimwe uzatubera umunsi w'isengesho, uzatubera umunsi wo kurushaho kuzirikana urwo rukundo rwa Yezu Kristo, ububabare yagize mu kuducungura. Tuzirikane ko umukiro wacu, ubucunguzi bwacu bwaturutse ku giciro gikomeye, ubuzima bw'umwana w'Imana, amaraso yamenetse ku giti cy'umusaraba kugira ngo adukize, kugira ngo aducungure. Natwe bizadufashe kurushaho kugira ngo tubashe kubona imbaraga zo kwanga icyaha, kuko ibyo byose byatewe n'umuzi w'icyaha, kurushaho kongera kuba abakristo beza, maze iyi Pasika izatubere Pasika y'imigisha. Ijambo ry'Imana iyo rirangiye rero, iyo baririmba ububabare bw'umusaraba, hazakurikiraho n'amasengesho yo gusabira isi yose. Dusabira isi yose, dusabira abagatolika n'abatari abagatolika, dusabira abayahudi, dusabira abemera Imana n'abatemera Imana, kugira ngo iyi Pasika yacu ituzanire imigisha izatuma twese nk'abana b'Imana turushaho kubaho mu mahoro no mu byishimo bituruka ku ijuru. Ikindi gikurikiraho, muhango wa kabiri w'uwa gatanu mutagatifu, ni ukuramya umusaraba. Bakristo bavandimwe, uyu ni umuhango ukomeye. Ubusanzwe umusaraba ntawukunda, nta nubwo ari ikintu cyiza, ndetse mu gihe cy'abaromani cyari ikimenyetso bakoreshaga mu guhana baruharwa, babambaga ku musaraba. Ariko kuri twebwe abakristo, umusaraba wacu kuva Yezu Kristo yapfa akazuka agapfira ku musaraba, umusaraba wahindutse ikimenyetso cy'intsinzi. Ku musaraba niho twaronkeye umukiro. Ku musaraba Yezu Kristo yatsinze icyaha, yatsinze urupfu, yatsinze ikibi, aturonkera ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Niyo mpamvu uriya muhango mutagatifu wo kuramya umusaraba ntabwo ari ukuramya igiti, kuko igiti ntabwo aricyo cyadukijijwe, ahubwo tuba turamya urwo rukundo rw'Imana. Imana Data yaduhaye umwana wayo, urukundo rw'Imana mwana yemeye kwitanga ku musaraba kugira ngo njyewe nawe tubashe gukira. Kuramya umusaraba rero ni ukuramya urwo rukundo, ni ukongera gushimira Imana urwo rukundo rwadukijije kugira ngo tubashe kongera kurokoka, tubashe kongera kugira ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Mbifurije kuzakora uriya muhango atari umugenzo gusa, ahubwo twumve ko ni uburyo bwo kwakira urukundo rw'Imana, ni uburyo bwo kwakira urukundo rw'abavandimwe bacu, ariko ni uburyo bwo kwiyemeza kwitandukanya n'ikibi cyose cyatuma dusubiza Yezu Kristo ku musaraba, cyangwa se dushyira umuvandimwe wacu ku musaraba. Bose, buri wese buri mu bihugu babikora ko babyumva, ariko kumva ko ni umuhango mutagatifu wo kugira ngo wakire urwo rukundo rw'Imana, wiyemeze nawe kuba koko inkunzi y'urukundo, kandi wiyemeze icyitwa ikibi cyose, icyaha cyose cyasubiza Yezu ku musaraba, cyangwa se kigasubiza umuvandimwe wacu ku musaraba. Niturangiza kuramya umusaraba rero, hazakurikiraho umuhango w'isangira ritagatifu. Tuzahabwa Ukaristiya, zizaba zabitswe kuva kwa kane mutagatifu, hanyuma duhabwa Ukaristiya ntagatifu. Nibirangira tuzataha bucece, buri wese atahiwe, azirikana cyane cyane uwa gatanu mutagatifu, urwo rupfu, agahinda n'akababaro n'umusaraba bya Yezu Kristo, ukuntu umwana w'Imana apfuye by'amaherere, yishwe n'ibyaha byacu, yishwe n'ububi bwa muntu. Dusaba Imana Nyagasani ngo dukize icyitwa ikibi cyose n'icyaha cyose, maze tubashe kurushaho kuzukira ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Nitunataha tugeze mu rugo kuri ku mugoroba wa gatanu mutagatifu, ni umugoroba wo gukomeza kuzirikana ubwo bubabare. Twababwiye ko uwa gatanu mutagatifu ari umunsi wo gusiba, ari abakunda, abafite gahunda tugasiba. Kiliziya itubwira gusiba kunywa inzoga, gusiba kunywa itabi ku barinywa, ndetse gusiba n'ibindi bidushimisha. Abashakanye nabo bakamenya ku munsi kuharira Imana kugira ngo batagatifuze. Hakurikiraho rero uwa gatandatu mutagatifu,
kuri wa gatandatu mutagatifu nabwo nta misa iba. Abakristo bakomeza kuzirikana ubwo bubabare bwa Nyagasani Yezu Kristo n'urupfu rwe, maze bakomeza gusenga, bakomeza kurushaho kuzirikana iyo nzira y'umusaraba yanyuze, ari nako buri wese afata umwanzuro n'umugambi wo kurushaho kugarukira Imana. Ku wa gatandatu mutagatifu haba igitaramo cya Pasika. Mu by'ukuri ubusanzwe icyo gitaramo giteganyijwe mu gicuku. Kera ibintu bikimeze neza, misa yatangiraga mu gicuku, ariko yenda kubera ibihe byagiye bihinduka usanga rimwe na rimwe babyegeza imbere. Ariko kandi Kiliziya dusaba ko iyo mihango yo gatandatu mutagatifu igitaramo cya Pasika kidatangira ku manywa, ahubwo gitangira ku mugoroba. Icyo gihe rero twizihiza ni Pasika ya Nyagasani, ni ijoro rya Pasika, ni umunsi mukuru wo kudufasha, ni igitaramo kidufasha kwinjira muri Pasika ya Nyagasani Yezu Kristo. Byose bitangirira hanze, hakaba umuhango wo guha umugisha umuriro, hanyuma byarangira bagacana itara rya Pasika. Ubwo bari mu ijoro, hanyuma bamara gucana itara rya Pasika, umusaseridoti akarishyira hejuru ati urumuri rwa Kristo, urumuri rwa Kristo. Abakristo bagasubiza ati dushimiye Imana. Icyo gihe rero dutangira umutambagiro utwinjiza mu Kiliziya, bakagenda bacanira abakristo amatara yabo. Kwa gatandatu mutagatifu muzibuke muzitwaze za buji, hanyuma izo buji tuzazicana ku itara rya Pasika, ari ikimenyetso cyo kutubwira ngo Yezu Kristo urumuri rwacu niwe ugiye no kutumurikira mu buzima bwacu, maze tuve twere kongera kugendera mu mwijima, ahubwo tumurikirwe n'urumuri, ariko rwa rumuri turutse kuri Yezu Kristo. Bazabikora inshuro eshatu batubwira ngo urumuri rwa Kristo, kugeza aho tuzagira imbere kuri altari. Itara nibamara kuri tereka, hazakurikiraho igisingizo cy'itara rya Pasika. Muzakurikire neza igisingizo cy'itara rya Pasika, bakita exultet, kiririmbwa n'umudiyakoni cyangwa se n'umusaseridoti, dusingiza iryo joro. Muri rya joro rihire twaronse mu mukiro, aho urumuri rwaje rutsinda umwijima, aho ibyishimo bije birangiza agahinda. Kuko muri iryo joro nibwo dutangira kwizihiza no kwibuka Pasika ya Nyagasani Yezu Kristo, utuvanye mu mwijima w'icyaha, utuvanye mu mwijima w'icuraburindi ry'ibibi, maze akadushyira mu rumuri rushya rw'abana b'Imana. Icyo gihe rero tuzaririmba igisingizo cy'itara ritagatifu, noneho nibirangira badusomera amasomo yose ni 9 atwumvisha uburyo Imana yarokoye umuryango wayo, uyivana mu gihugu cy'ubucakara iwujyana mu gihugu cy'isezerano, itwibutsa ya Pasika yacu ituvana mu rupfu itujyana mu buzima. Hanyuma nyuma y'inyigisho hazabaho n'umuhango w'abatisimu. Buri gihe kuri Pasika, mu gitaramo cya Pasika, habaho umuhango w'abatisimu utwibutsa gupfa mu byaha no kuzukira mu buzima bushya bw'abana b'Imana. Mbifurije rero namwe kandi abasaba kuzitabira igitaramo cya Pasika kizaba kwa gatandatu mutagatifu, tukizihiza twifatanya na Yezu Kristo kugira ngo duhimbaze Pasika ya Nyagasani. Pasika idufasha kurushaho kongera kugira ubuzima bw'abana b'Imana. Ubusanzwe iryo jambo Pasika rituruka ku ijambo ry'igiheburayo ryitwa Pesach, bivuga kwambuka, bivuga guhita. Pasika rero itwibutsa cyangwa se tuba twizihiza Yezu Kristo utwambutsa cyangwa se uduhitisha tuva mu rupfu akatwambutsa tukajya mu buzima. Yezu Kristo utuvana mu mwijima akatujyana mu rumuri. Yezu Kristo utuvana mu kiragano cya kera akatwinjiza mu isezerano rishya. Yezu Kristo utuvana mu gahinda akatujyana mu byishimo. Yezu Kristo utuvana mu rwango akatwambutsa akatujyana mu byishimo no mu rukundo rw'abana b'Imana. Bakristo bavandimwe rero tubifurije Pasika nziza. Iyi Pasika izatubere Pasika y'imigisha. Iyi Pasika izatubere Pasika yo kwambukana. Twambukane na Yezu Kristo, dutambukane nawe, tuve mu bishaje tujye mu bishya, tuve mu rwango tujye mu rukundo, tuve mu gahinda tujye mu byishimo, tuve mu rupfu tujye mu buzima, tuve mu bishaje tujye mu bishya. Ngiyo Pasika yacu, tutambukane na Yezu Kristo, tugire ubuzima bushya, maze tuzabashe kurushaho koko kubaka ingoma y'Imana mu bantu. Erega nayo mpamvu kuri Pasika usanga abantu bambaye n'utwenda dushyashya, wahagera no mu rugo gasanga batetse neza, tukareka kurya ibijumba n'ibishyi, tukarya umuceri, tukarya akanyama, tukarya n'ibindi bidushimisha. Imyambaro ishaje tukayivamo tukambara imyambaro mishyashya, kuko ni Pasika ya Nyagasani.
mbifurije rero pasika nziza, iyi minsi izatubera iminsi y'imigisha, iyi pasika idufashe gutambukana na Yezu Kristo, tuve mu rupfu tujye mu buzima, tuve mu mwijima tujye mu rumuri, tuve mu rwango tujye mu gahinda, tuve mu bya kera bishaje tujye mu bishya byiza, maze twese turangwe n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru, tubashe gukomeza kubaka ingoma y'Imana mu bantu. Mbifurije pasika nziza, iki cyumweru gitagatifu gitereza ubwiza bw'Imana, iki cyumweru gitagatifu kidufashe kongera kugira ubuzima bushya, maze koko dukomeze gufasha Yezu Kristo gukiza iyi si, twubaka ingoma y'Imana mu bantu. Imana Nyagasani dufashijwe na Yezu Kristo wapfuye akatuzukira, ibaho umugisha kandi umugisha turagire Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Pasika nziza.